Mana turagushimye cyubahiro turabakiriye mwese ko mwaje mu nzu y'Imana muhawe ikaze rwose mwumve muguwe neza bari mu nzu y'Imana. Francis abantu byo kumuhagararira muri uyu muhango mwakiriza ntacyo z'umubyeyi turongora ubutaka bwacu turamya Imana tubande urakoze cyane. Abahunde b'ejo uko bizaba bimeze bahitamo kwishyira hamwe kugira ngo bakore ubuhinzi nk'abakora umurimo w'Imana bakorana ubudashyikirwa. Ubuyobozi bw'umurenge wa Karengera iki gikorwa twacyishimiye kandi ko tuzamenya gushyigikira abavandimwe bacu bahuguye tukabigeza ku muturage wese ufite umurima kugira ngo turwanye ubukene, turwanye bya kwinjira pasiteri yavugaga, turwanye uburyo abaturage babura mituweli, turwanye uburyo abana bata ishuri. Ubutaka bumeze ubwatsi ibimera byose ari ibintu by'imyaka niyo mpamvu gusubiza unavuge kubona niyo mpamvu kubera hari kandi ahantu ariko ubona bitubara muri buryo butatu twize kutarimagura, gusasira no gusimburanya ibihingwa. Kutarimagura narabikoresheje kuko umurimo wanjye uturaniye n'igishanga itambukira nabo ndabashimiye. Imana ibakomeze kuvuga ubutumwa bizarinda Yesu agarutse. Amen. Ubonye uri kuza n'amasarura n'ubate tuzanezerwa tuzatunga imibana bararimbanye uri mwiza nawe anakuzuza kubera ko bari kubona ko muri kwibuka imirimo Imana yakoze. Undi muryango ni igihugu cyabo bariya no ku murenge babonye mwasoze mwasawe mu Gasora leta umukuru w'igihugu akabona imisoro iri kuzamuka imihanda tugakora amashuri tububaka nawe abona imbaraga zo gukwamamaza aho ati tuzakubaka rero ni Nyirashaza muri kandi umugisha w'Imana data wa twese Imana umwana Imana umwuka wera umugisha w'Imana ubane n'idiyoseze dukora ibijyanye no gushaka kwawe ni wowe